Yes, reka twongere tubasuhuze tunabahereza ikaze mwe mukomeza kugenda mubana natwe mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi tariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025, aho hano mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kugenda hibazwa hakorwa iki mu kugabanya ibyaha mu nkiko z'u Rwanda zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bakomeza kugenda bashakisha icyakorwa kugira ngo wenda ibyaha bibe byagabanywa, mbese uburyo ibyaha byakorwagamo, uburyo abantu bakoraga mu ibyaha, mbese ubwo buryo bwose buse nkaho busubiye hasi, buse nkaho bugabanyijwe n'ubundi mu gihugu, nk'uko uyu munsi wa none bakomeza kugenda babyibazaho, bakomeza kugenda babishakira umuti kugira ngo barebe nimba koko byakurwaho, ndetse bikaba byakorwa bigafatirwa ikindi cyemezo mu bijyanye no gukomeza gushakisha amahoro n'ubundi no gukomeza gushyiraho izo gahunda zose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nibwo rero hasohokaga ibijyanye n'ibyo bari bamaze gufata nka gahunda, ndetse n'ibyemezo byari bimaze gufatwa kugira ngo wenda ibyo byose bibe byagabanywa, ibijyanye n'ibyaha byakorwaga, bya bindi byose bihanirwa n'inkiko runaka hano mu gihugu cy'u Rwanda, byose bakomeza kugenda bareba bafata ingamba nshya kugira ngo barebe nimba babigabanya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nibyo tugiye kwinjiramo, turebe ibyafashwe nk'intego, mbese n'ibyo bafashe nka gahunda yo kugira ngo ibyo byose babishyire hasi kugira ngo wenda igihugu cy'u Rwanda gikomeze gikore icyo twakwita nko kugabanya ndetse no gukomeza gushyiraho izo gahunda zose uyu munsi wa none bari gushyira mu bikorwa, ndetse n'ibyo bari kurwanya kuri uyu munsi wa none. Rero wowe turi kumwe muri iki cyegeranyo, wowe tubanye muri iki cyegeranyo, reka ngusabe gukanda subscribe, duhite dukomeza twihuse cyane. Nimba hari n'igitekerezo ufite washyira hasi muri comment, ahandi tugahita dukomeza twihuse cyane kugira ngo twinjire mu cyegeranyo cyacu neza cyane. Usomye ingingo ya 335 z'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, usangamo byinshi umuntu akora yibwira ko bidahanwa n'amategeko, bidahanirwa n'amategeko, n'ibyo akora abizi neza ko ijisho ry'ubutabera nirimugeraho nta kabuza azakurikiranwa cyangwa se azaba yafungwa n'ubundi, nk'uko uyu munsi wa none bikorwa, nk'uko uyu munsi wa none bimeze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, ahari urukiko haba hamanitse amazina y'ababuranyi bitaba bafunze cyangwa se badafunze bitewe n'icyemezo cy'umucamanza cyangwa ubwoko bw'ibyaha baregwa. Ariko ihame mu butabera ni uko abakurikiranyweho ibyaha baba badafunze, ariko mu manza nshinjabyaha zaburanishijwe mu mwaka w'ibihumbi 2024-2025, ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo zari 16,310, zarimo abantu 21,855, aho ukomeza kugenda usanga ari nibyo bakomeza kugenda baharanira mu kurwanya ndetse no gukuraho n'ubundi muri rusange uyu munsi wa none, nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza, bakomeza kugenda berekana uburyo ibyo byose bagomba kubirwanya, mbese bagomba kubikuraho. Inkiko zategetse ko 10,358 muri bo bafungwa by'agateganyo, mu gihe 6,430 bafunguwe by'agateganyo, ahandi usanga rimwe na 539 bongererwa igihe cyo gufungwa by'agateganyo, naho 139 bafatirwa icyemezo gitegeka ibigomba gukorwa. Hari 6 basanze bafunzwe binyuranye n'amategeko, mbese ugasanga uburyo afunzwemo cyangwa se ugasanga uburyo yafunzwemo, uburyo uyu munsi wa none bamufunzemo ugasanga ntibihuje n'amategeko, wenda ugasanga ntago abyemerewe n'ubundi muri rusange. Umwaka w'ubucamanza wa 2024-2025 warangiranye na Kamena umwaka wa 2025 wasize inkiko zo mu Rwanda zakiriye imanza zirenga 1,600 zirimo
inshinjabyaha 74,835 zingana na 70%, aho raporo yashyizwe hanze ku itariki ya mbere Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025 igaragaza ko ibyaha by'ubujura biri ku isonga mu byakiriwe mu nkiko, kuko byaburanishijwe mu manza 13 n'ibice 956, bigakurikirwa no gukubita no gukomeretsa byaburanishijwe mu manza 10 n'ibice 948 hano mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko n'ubundi uyu munsi wa none babigaragaza, nk'uko byasohotse muri iri tangazo, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibi byose bikorwamo uyu munsi wa none, bakomeza kugenda berekana uburyo nyine uyu munsi imibare ihagaze. Ikindi cyaha cyaregewe inkiko ku bwinshi ni icyo gusambanya umwana, gifite ibirego 624, mu gihe icy'ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nka byo kigaragara mu madosiye 5,590, naho gukoresha ibikangisho bigaragara mu madosiye 3,194, nk'uko n'ubundi bakomeza kugenda babigaragaza, bakomeza kugenda berekana uburyo uyu munsi wa none bimeze ndetse n'uburyo bikorwamo uyu munsi wa none. Ibindi byaha byaregewe inkiko cyane harimo ubuhemu bugaragara mu madosiye 2,649, kubabaza umubiri bidaturutse ku bushake byagaragaye mu madosiye 2,497, guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe cyangwa se uwo bashinganye urugo ni amadosiye 2,034, ubwicanyi buri ku mwanya wa 9 n'ibirego 1,780, naho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya byagaragaye mu madosiye 1,659, nk'uko uyu munsi wa none babikusanya, nk'uko uyu munsi wa none bigaragara, bakomeza kugenda berekana uburyo imibare imeze uyu munsi wa none. Rero hano mu gihugu cy'u Rwanda harakomeza kugenda hibazwa byinshi, harakomeza kugenda hadiringwaho byinshi, bakomeza kugenda bibaza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho usanga hari ibyo u Rwanda rwibaza, barangiza bakabaza n'abaturage n'ubundi muri rusange, ubwo wenda abayobozi runaka barakora imibare runaka, bagakora bimwe mu bikorwa uyu munsi runaka, hanyuma yaho bakibaza ikibitera bakanakibura n'ubundi muri rusange. Nibwo rero ukomeza kugenda usanga ibyo byose biri kugenda bishakishwa, biri kugenda bishyirirwaho icyo twakita nk'imirwe izajya ibireberera. Kuki rero ibyaha bimwe bikomeza kwiganza, kuki uyu munsi wa none hari ibyaha bikomeza kugenda byiyongera, aho usanga ibi byaha uko ari 10 bimaze imyaka irenga 5 biri ku isonga mu manza nshinjabyaha mu butabera bw'u Rwanda, aho usanga umunyamategeko ubarizwa muri Hey ELX Partners, ubwo ni Ibambe Jean Paul, yabwiye igihe ko hari ibyaha bifitanye isano ku buryo uwakoze kimwe aba ashobora kugwa mu bindi byaha byinshi, aho usanga wenda aho usanga umuntu none yakoze icyaha iki n'iki, ugasanga icyo yakoze none gishobora kuzamugwisha mu kindi wenda runaka kiriho ubu ngubu. Aho yagize ati, dufate nko gukoresha ibiyobyabwenge, uzasanga iyo umuntu umaze kubinywa afite ibyago byinshi byo kuba yakora ibindi byaha, nibo barwana, barakubita, bakanakomeretsa, nibo bizarangira bashobora kujya gusambanya abana, kuko mu busanzwe nta muntu utekereza neza utafashe ibiyobyabwenge cyangwa se utafashe ibindi bintu bimusunika wajya gusambanya umwana
ntibibaho hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukomeza kugenda usanga bagaragaza ko ibyo ngibyo bidapfa kubaho hatabayeho icyo kintu cyangwa se hatakozwe icyo kintu n'ubundi runaka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yasobanuye ko abakora ubujura bwa kiboko usanga banakora icyo gukoresha ibikangisho ngo bashobore kugera ku mugambi mubi wabo nk'uko baba babiteganyije n'ubundi. Me Ibambe yahamije ko ibyaha bishobora no gukomeza kugaragara atari uko ibiyobyabwenge mu baturage, ahubwo ari uko ingufu zongerewe mu bikorwa byo kubikurikirana cyangwa se byo kubirwanya nk'uko n'ubundi babifata uyu munsi, nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza uyu munsi. Rero twabanye muri iki cyegeranyo cyacu, reka ngusabe gukanda subscribe, wenda nimba hari n'igitekerezo ufite ushyira hasi aho muri komenti. Nawe wakanze subscribe wumve ko ushimiye rwose, nkomeza kugenda mbibutsa no gukomeza gukanda subscribe muri benshi cyane, kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa Royal Entertainment, n'ubundi nk'uko uyu munsi wa none tubifata nk'uko bimeze uyu munsi wa none. Ciao ciao.